Bahaye ikaze mu kiganiro isomo ry'umunsi. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kugaruka ku byo benshi bibaza, aho benshi bibaza bati ese nakizera Bibiriya? Ese no kwera iki nakizera Bibiriya? Reka mbamenyeshe ko iki ari igice cya mbere ku kiganiro nabageneye nise isezerano rya kera n'amateka. Amateka ya Bibiriya niyo ayigira igitabo cy'umwihariko mu bindi bitabo byose umuntu yigeze kugira. Nyamara iki gitabo gitangaje benshi ntibasobanukiwe inkomoko ndetse n'ukuri kugendanye n'ibyanditswemo. Mureke turebere hamwe abanditse Bibiriya, duhuze ibyo banditse n'ibivugwa n'abahanga mu bijyanye n'amasigaratongo, hanyuma turebe koko niba twayizera nk'isoko y'ukuri. Bibiriya yanditswe mu gihe cy'imyaka irenga 1500, yandikwa n'abantu bagera kuri 40. Itandukaniro ryayo n'ibindi bitabo by'iyobokamana rigaragarira cyane mu kuvuga ibintu bifite gihamya kandi by'ukuri ku bihe, ahantu, abantu ndetse n'ibindi ku buryo busobanutse kandi buhuza n'amateka. Abanyamateka n'abahanga mu bijyanye n'ubusigaratongo bose bemeje ukutibeshya kwayo. Hakoreshejwe inyandiko n'imico bisanzwe by'umwanditsi, Imana itwereka uwo uri we, ikanatubwira uko biba bimeze iyo tuyimenye. Hari ubutumwa bumwe rusange butwaye ku buryo bwitondewe n'abanditsi 40 ba Bibiriya. Imana yaraturemye twese, ikaba ishaka umushyikirano wacu nayo, ndetse iduhamagarira kuyimenya no kwizera. Bibiriya ntiduhugura gusa, ahubwo inadusobanurira impamvu z'ubuzima tubamo n'umugambi Imana idufitiye. Ntabwo kandi isubiza ibibazo byose dushobora kwibaza, ariko byinshi mu byo duhura nabyo ibigarukaho. Itwereka uko twabaho dufite intego no kudahuzagurika, uko twabana n'abandi n'izindi ngingo zitandukanye. Itwigisha kandi kwishingikiriza ku Mana nk'isoko y'imbaraga zacu, kandi itwereka uko twakishimira urukundo rwayo. Ku rundi ruhande kandi Bibiriya nibura kutubwira uburyo twabona ubugingo bw'iteka. Ibintu byinshi cyane cyane ibijyanye n'amateka byemeza ukutibeshya kwa Bibiriya, bigamya ubutunganye ikomora ku Mana. Reka dufatanyirize hamwe turebe zimwe mu mpamvu zatuma wemera Bibiriya. Mu buzima busanzwe, ubusigaratongo cyangwa se ikizwi nka archaeology mu ndimi z'amahanga buhuza n'amateka avugwa muri Bibiriya. Ibi navuga ko abahanga bavumbuye amazina y'ingoma, abategetsi, abami n'imijyi byavuzwe muri Bibiriya ku buryo buhura neza n'iby'amateka yigisha. Urugero rwiza twafata ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana butubwira Yesu akiza wari uryamye ku kidendezi cy'i Betesayida. Muri ubu butumwa tubwirwamo ibijyanye n'amabaraza 5 byose byari hafi y'ikidendezi. Abahanga benshi mbere ntibigeze batekereza ko iki kidendezi cyabayeho kugeza igihe inzobere mu bijyanye n'ubusigaratongo bemeje ko hakibonye umunsi w'ubutaka gifite amabaraza 5 neza neza nk'uko avugwa na Yohana. Bibiriya yanditsemo amateka menshi cyane, rero ntabwo ari yose yavumbuwe n'abahanga, nyamara kandi kugeza ubu nta gisigazwa kiraboneka ngo kivuguruze cyangwa kinyuranye n'ibivugwa n'inyandiko zera za Bibiriya. Mu buryo bunyuranye n'ubw'umunyamakuru Listroba avuga ku gitabo kizwi cyane gishingiye iyobokamana ry'abamormo, yaragize ati abahanga mu by'ubusigaratongo bananiwe inshuro nyinshi guhuza ibivugwa ku byabaye muri Amerika nk'uko bigaragara mu gitabo cy'abamormo. Ubusigaratongo ntibwigeze na rimwe bugaragaza imijyi, ibisigazwa by'abantu, amazina cyangwa se ahantu havugwa mu gitabo cy'abamormo. Ahantu henshi mu havuzwe na Luka mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa cyo mu isezerano rishya hamaze kuvumburwa n'abahanga mu by'ubusigaratongo, ndetse n'ahandi henshi, ndetse n'imijyi cyane cyane n'ibihugu bituwe bizwi cyane n'uyu munsi. Mu nyandiko yose Luka avuga ibihugu 32, imijyi 54 n'ibirwa 9, kandi byose nta kwibeshya kwabayeho, bifite aho bihuriye n'amateka azwi n'abahanga batandukanye. Ubusigaratongo buvuguruza imyumvire itandukanye inyuranye na Bibiriya. Urugero n'inyigisho kugeza ubu ikigishwa mu mashuri y'Iyobokamana bivuga ko Mose atanditse ibitabo 5 bibanza bya Bibiriya bashingiye ku kuvuga ko ibi bitabo bitabayeho mu gihe cye. Abigisha izi nyigisho bavuga ko ibitabo atari bikuru kuri uru rwego, bakemeza ko byanze bikunze byaba byaranditswe igihe runaka nyuma ya Mose. Nyamara abahanga mu bumenyi bw'ibisigaratongo bavumbuye ibisate by'amabuye bibaje ku buryo butangaje kandi byanditseho amategeko y'Imana. Mbese ubwo ibyo bisate byaba byarabayeho nyuma ya Mose? Hoya, byabayeho mu gihe cye, kuko n'imyaka igaragazwa n'abahanga ihura neza n'igihe cye. Mu buzima busanzwe hari benshi bibaza bati ese Bibiriya dufite uyu munsi ni kimwe n'iy'umwimerere? Hari abatekereza ko Bibiriya yahinduwe inshuro nyinshi bikaba byatuma itakaza umwimerere. Ibyo birashoboka niba indimi zarakurwaga mu zindi ndimi zitari umwimerere, ariko hari ingeri za Bibiriya zakuwe mu ndimi z'umwimerere z'Ikigereki, Igiheburayo n'Icyaramaya. Uguhura kw'isezerano rya kera n'umwimerere waryo byemejwe mu mwaka w'1947 ubwo abahanga mu by'ubusigaratongo bavumburaga umuzingo muri Isiraheli. Uyu muzingo wari ufite inyandiko zo mu isezerano rya kera zifite ubukure bw'imyaka irenga 1000 ugereranyije n'inyandiko dufite uyu munsi. Mu gihe bageranyaga kandi inyandiko zo ku muzingo wavumbuwe n'izisanzwe zihari, basanze bihuza ku rugero rwa 99.5%, kandi zo n'ibice 5% biburaho n'udukosa duke mu myandikire y'amagambo, kandi byagaragaye ko bitabasha guhindura ubusobanuro nyirizina. Isezerano rishya niyo nyandiko yizewe kandi iri mu zikuze kurusha izindi zose dufite muri iki gihe cyacu. Hari inyandiko za kera zitandukanye zandukuwe zishyirwa mu ndimi zitandukanye
kugira ngo abantu benshi babashe kuzisoma. Abantu bamwe bakunda gutangazwa n'inyandiko nyobozi ya Pilato. Iyi nyandiko akaba yarayanditse mu myaka 380 imbere ya Yesu, kandi kugeza ubu kopi ya vuba dufite muri izo ifite imyaka 1300 uhereye igihe yakorewe. Kugeza kuri uyu munsi hakaba hari kopi zayo zigera kuri 7. Ku rundi ruhande, intambara ya Kayizari yitwa Gallic Wars yanditswe hagati mu myaka y'ijana ndetse na 44 imbere ya Kristo, ndetse inyandiko dufite ubu zifite imyaka irenga 1000 uhereye igihe zandikiwe, kandi hari kopi 10 zayo. Iyo tuje mu isezerano rishya, hari kopi zayo zirenga 5000 zanditswe uhereye mu mwaka 50 kugeza ku mwaka w'ijana nyuma ya Kristo, kandi abazikoreye kopi baritonze cyane mu rwego rwo kwirinda amakosa. Nyamara nubwo kandi bimeze bityo, iby'abanditsi babiri bo mu isezerano rishya banditse byarabitswe kandi birindwa kurusha indi nyandiko iyo ari yo yose yabayeho. Tugomba kwizera ibyo dusoma ku byabaye kuri Yesu kurusha uko twizera inyandiko za Kayizari, Pilato, Aristote na Homa. Murakoze cyane, reka dusoreze ikiganiro cy'uyu munsi hano. Reka mbamenyeshe ko mu zindi nkuru zikurikira tuzareba ibijyanye n'imijyi ivugwa mu isezerano rishya ndetse n'isezerano rya kera. Murakoze cyane, reka nsoze nshimira mwakomeje kubana natwe.